butumwa mu bumpere umugabo witwa Muramira Regis na Sam Karenzi, ubabwire ngo turarambiwe pe, abantu bararambiwe kumva ibintu barimo. Murekeraho abantu barambiwe amatiku mwirirwamo ashobora kuza, impamvu tubivuga bari gusatira umurongo wo kujya gukora ibyaha. Hamaze iminsi humvikana imvugo zishobora gushyamiranya abantu hagati ya Muramira umuyobozi wa radio muzi, Sam Karenzi umuyobozi nawe wa radio muzi. Ariko iyo dusesenguye imvugo zabo bakoresha basubizanya zishingiye ku makimbirane yabo baziranyeho biri person, ariko noneho ubona bagenda babikwedura. Uko twabitangiye mbere siko tubibona ubu ngubu, turabona bagenda babikwedura. Ariko kubera ko bakoresha imiyoboro y'ibitangazamakuru bakorera, urabona biri kugenda bifata indi ntera. Ibi bigafatwa nko gutandukira amahame y'umwuga wabo bitangazamakuru, ariko kandi biraganisha ku nzira zo gukora ibyaha. Kuko uko batandukira ayo mahame y'itangazamakuru bafite abazabibabaza, ariko twebwe tureba kuri side y'ibyaha, baragenda basatira ibyaha. Amakimbirane hagati yabo usanga ashingiye ku mabanga ubu bwabo baziranyeho, nk'abantu bakoranye bagakora muri za siporo, bagiye babamo babera n'abanyamakuru baje. Urabona ni ibintu baziranyeho, ariko niba ari ibintu baziranye nibabibike ubwabo, bareke kubizana bakoresha ibitangazamakuru bakorera. Kuba barakoranye ku bitangazamakuru bimwe, kugira ibyo bapfa bibaho, ariko ntibivuze ko ahubwo bagombye gukoresha indi miyoboro ngo umwe attacking undi ejo asubize, undi ejo ateguze part 2, undi usanga ni ibintu biri unhealthy, ni ibintu tutexpectingaga mu bantu nk'abariya b'abasiniya n'ukuri biragayitse. Ni ibintu tutexpectingaga mu bantu b'abasiniya. Hari igihe abantu bakeka ngo ni showbiz ko tuvuga byose, ntabwo ari ikirwa, naho ukuboko k'ubutabera kugerayo murabizi bibihiriza abantu. Kandi buri ikibabaje kiri muri biriya nuko uruhande rumwe ruba rufite abarufana n'urundi rufite abarufana. None wowe uri kuba umuyoboro wo gukimbiranya abantu, umwe abavuga undi akabenyuza kuri radio undi akajya ku yindi. Abantu bararambiwe, bamaze no kubihaga. Rero ukibaza umunyamakuru agomba kuba, turabizi neza ko umunyamakuru agomba kuba intangarugero, ntakwiye kuba umusemburo w'amatiku, ntakwiye kuba umusemburo w'amakimbirane, ntakwiye kuba umusemburo w'ikibi cyose gishobora kuvaho bishingiye ku magambo yavuze n'uwo yavuzeho. Amakimbirane yadakumiriwe, gushyamirana nka kuri iyo bidakumiriwe, birangira bibaye ibyaha. Kandi kuvuga ibintu ku muntu, ibintu bishobora gutuma agirirwa nabi n'abandi bantu n'urundi ruhande, ni ibintu dusaba abantu ko babyirinda muri social media, ni ibintu dusaba abantu ko babyirinda muri showbiz, ni ibintu bitazihanganira. Turareka abantu bidagadure, bisanzure, baseke, hariho inzenya bashyiramo, ariko bitangiye ku bintu bya character assassination, umwe undi agaragaza uruhande rumwe n'urundi, ntabwo tuzabyihanganira. Usibye kuba banakoresha imvugo zikakaye zishobora gushyamiranya abantu ku rundi ruhande, batesha n'agaciro ibitangazamakuru yabyo. Njyewe ntabwo ndi boss wari abantu, the next day ntabwo wavuga wateguza part 2 ngo ugaruke, waba wagiye pe.
sinzi rero niba ariyo editorial line ya biriya binyamakuru, editorial line y'amatiku yo gushyamiranya abantu, simbizi. Turabihanangiza rwose barashike gukoresha ziriya mvugo. Hari ikintu rimwe njya nibaza nkavuga nti wa mugani buriyo batashye babwira abana babo ko biriwe mu biki. Buri umwana wawe wamubwira ati wa mwana uzareka amatiku, buri wamubwira ati wa mwana wereka amatiku, jya ureka gutikura n'abantu wirirwa promotinga kuri radio. Ikintu mbabwira bibuke ko bafite social responsibility, bafite responsibility sociale. Iyo uvuze responsibility sociale tuvuga ko bagomba kubaha ababareba, bubahe ababareba, bubahe ibyo bavuga. Ikindi cya gatatu nsorezaho, ntabwo kuba ufite igitangazamakuru biguha ubuhangange kuba igitangaza cyo kumva ko ugomba kugenda ugasenya umwe undi agasenya undi, kuko wa muntu usenya hariho ababisenyerwamo, hariho n'abandi bari victim. Ikindi ntabwo bivuga ko amategeko kwihisha mu mwuga w'itangazamakuru nta kibazo, barawihishamo bakora amakosa y'umwuga, ababibaza bazabibabaza, ariko hari igihe bazatera intambwe bakarenga umurongo utukura, hanyuma ubwo icyo gihe natwe tuzaba turi hafi tubakirize yombi. Hari abantu bajya bavuga, hari umurimbyi niwe wavuze ngo ntiturabacu ngo twigenge. Iyo tuvuga ngo ntiturabacu ngo twigenge, nuko tugomba kubaha societe turimo. Niba waremeye kuba umunyamakuru, no kuvuga ngo ntabwo ubukiri wawe, hari ibintu ugomba kwigomwa no kutavuga cyangwa no kudakora kubera ko hari abantu bakubonamo icyitegerezo cyangwa n'umwuga wawe. So abagabo rero nyine mubahe ubwo butumwa ko bagomba kuzirikana no kubaha societe bakorera, kuko bira byose bakora si kubwabo ni kubwa societe. Societe bagomba kwirinda amakimbirane, ntibagomba kuba umusemburo w'amakimbirane, ntibagomba kuba umusemburo w'amakimbirane, kuko bari abantu bafite ababakurikira, hariho n'abafana, hariho n'ababakunda. Iyo rero utangiye guhanganisha abantu, ntabwo etikali, ntabwo abari byo. Ngira ngo ubwo butumwa burasobanutse, ndetse sinabariya gusa n'abandi bashobora kuba bakora nkabo, nabo turabihanangiriza. Sukwivanga muri social media, sukwivanga muri showbiz, ariko niko kazi kacu ko kuburira no gukumira. Muzi ibyari bitangiye mu minsi ishize, byararangiye, byari mu bahanzi bisa nk'ibyacururutse, ariko turekeka ko bitazanagaruka. Ubu biri muri siporo, oya ntabwo tuzabyemera, ntituzabyihanganira. Showbiz cyangwa siporo ntabwo ari ikirwa, ukuboko k'ubutabera byanze bikunze iyo bibaye ngombwa kubageraho. Murakoze. Dr. Mwamufasha mugana n'ubutumwa abantu twabafata, kuko nk'ibyo muvuze by'abahanzi harimo n'ubu n'abafungiwe ingaruka zo kuba barafashe uruhande rwo guhanganisha umwengewe n'itimu kanaka, undi n'itimu kanaka, agasebya opponent, hanyuma ugasasanga ari we kuri victim. N'aba banyamakuru nabo bafite uruhande rw'abantu bafana Regisi n'abafana Samu Karenzi, bo ubutumwa mubaha muguhe. Urumva fanatisme, arega abantu batandukanya bitiranya fanatisme na hooliganism. Hooliganism ubwo ni iki? Abahuriga, tubivuge muri ya terme tuzi. Abahuriga n'abafana buriya abantu barabyitiranya. Umufana, iyo ngufana ndagusupportinga nkamamaza ibikorwa ukora, ariko nkirinda guhangana mbangamira n'abandi. Umuhuriga we ntiyamamaza ibikorwa byawe, ahubwo yataka urundi ruhande. So dutandukanya abo bantu bombi rero. Ubwo rero muri ibyo bice ushobora gusanga harimo abahuriga biyita abafana, kuko iyo confusion igomba kubamo. Niba agiye ngufana amuya supporta, ndagusupportinga, ndamamaza ibikorwa byawe, indirimbo yawe niwe wayishyize hanze, cyangwa niba ukina neza, kina filime neza, mvuga ibyawe byiza, ariko nirinda kwataka abandi. Abahuriga rero bo aho kugira ngo bagusupportinga, ahubwo bataka urundi ruhande mu izina ryo kuvuga ngo kurinda izina ryawe.
abo rero nibo abahuriga barahari kandi n'abahuriga kuri social media barahari abahuriga kuri social media barahari rwose ugasanga umuntu yihebeye kanaka nta namuzi aririrwa amutukira ngo amutukira urundi ruhande ngo atamutumye birangira bite birangira uko bamwe byarangiye nyine kuriya kandi kibabaza wa muntu wavugaga ngo uri gusupport nta nubwo akwishyurira mu avoka nta nubwo agusura kuko ntiyagutumye ubuzira iki ingero ntituzifite ugasanga umuntu aravuga ukagira ngo arahatanira igikombe birangira bite ntiyagutumye nyine birangira wirirwa ubwira ati muzanshakira amafaranga nishyura umuavoka ni bibi cyane kwirirwa utumiza hariya amageragere ngo mwazansuye mukangura igikombe cy'amata kubera umunwa wawe wagafunze ukawukoresha mu magambo meza izi social media bamwe hariho abo zabereye addiction so iyo kubereye addiction rero iragukontorora iyo itangiye kugukontorora ntabwo uba ukireba wa murongo utukura ibi ngibi hariho ntitubivuze hari abavuga ati ni bya bindi bya bari abantu bambaye amajire ejo akazagaruka hano ni ukuri ubu butumwa iyo twabutanze tuba dufite impamvu twabutanze tuba twasesenguye bufata ubugira ubwawe n'ubu ngubu nabira twavuze bya telefone bari abo mu rusengero bari abo bo mu bukwe bari abo mu maduka niba bugira ubwabo hariho abantu bavuga ati nibyo abantu b'indangare sinshatse kuvuga ko abibwa ari indangare ariko buri muntu wese abufasha akabugira ubwe ubutumwa akabugira ubwe ni ukuvuga ngo ibyaha byacika murakoze cyane